Reka ntangire kubwiza ukuri uyu munsi. Byinshi mu byakunaniye ugiye kubigeraho muri aya mezi 3. Wowe reba iki kiganiro witonze, simunyizera se? Nta bintu by'ubugoryi uzumvira mu kiganiro agatabo na rimwe. Ibyo ni isezerano. Noneho ujya ureba uriya muntu ubona iyo wirebye muri mirware, kirahuri, indorerwamo, uko ubishaka kubivuga kose. Reka uriya muntu tumuhindure uyu munsi. Niba ukennye reka dukire, niba ukize reka twongereho ibindi. Sibyo muri aya mezi 3 ugiye komereza iminota 2, hanyuma twiga ibyiciro 7 bigize ibintu bigiye gutuma uzamura icyizere wigiriraga, ku buryo nyuma y'amezi 3 ukora ibi bintu ngiye kukubwira. Nshuti yanjye, uzagaruke hano umbwire ukuntu byagenze, utere comment kuri iki kiganiro. Bizaba byarahindutse cyane. Ntibyita ngo urakuze, urashaje, umugore, uri umugabo, umusore cyangwa se umukobwa, no kuvuga ngo wongeneye ngo wumve neza utu tuntu. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo iki ngiki kuri Tire Montagne Rwanda. Amasomo yagufasha mu buzima, adufasha mu buzima busanzwe. Niko bimeze. Buryo biriya byose ngo wagezeho niba utabizi cyangwa se niba utanabizi, ngo byaturutse ndetse n'ibyo uzageraho bizaturuka ku kantu k'icyizere gake wigiriye cyangwa se uzigirira. Uri mu bakunzi b'ikiganiro agatabo? Reka twongere icyizere cyacu ku kigero cya 94%. Sibyo niyo gahunda y'uyu munsi. Ubundi bariya bakora ibintu byose bikabahira, wigeze wibaza ngo babyiremamo bate? Ubundi babikora gute? Ubuzima tubamo ntibugoye se? Turabizi twese. Wibuke, ibi ni ibintu bigiye gutuma uzamura icyizere cyawe, kandi abantu bakakubaha. Ninde udakeneye kubahwa? Ese ninde wabeshya ko akunda agasuzuguro? Ndumva ntawe. Ngo byose bitangirana no kwiyitaho. Mu mezi 3 agiye kuza, tangira wite ku buzima bwawe bwo mu mutwe, mental health. Wite ku kuntu ugaragara, umubiri wawe ujye utanga buri gihe igihamya cy'uko uri muzima kandi ntacyo ubura. Noneho ngo ujye usinzira neza, uruhuke nibura amasaha 6 kuri 7, kandi ukora imyitozo ngororamubiri buri munsi. Sibyo? Nyuma ngo kandi ugenzura ifunguro ryawe, niba icyo urya, ibyo urya bimeze bite, wabiteguye gute? Byose burya ngo bitangirana nawe. Byose bitangirana nawe muri ubu buzima. Cyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni icyerekeye imimerere yawe muri sosiyete. Ugenda ute, wicara ute, uhagarara gute? Mu gihe wicaye, jya wicara igihimba cyawe cyangwa se igice cyo hejuru cy'umubiri wawe gisa n'igishinze gishikamye, amaguru yawe atandukanye ku buryo hazamo nk'intambwe imwe. Abakobwa n'abagore bo mujye mubumba amaguru cyangwa se muyasobanye. Urumva imico ni ikiganiro agatabo. Gikurikiza nkwereke utuntu twikorera mu mezi 3. Ngo jya uhagarara ibiganza bifunguye kandi ntuguzihagaze neza. Mu kugenda, genda intambwe ku ntambwe mu buryo bubaze, apana kugenda mu kajagari. Ngibi bintu ubundi abantu bahereho bajya kugusuzugura. Iyo utabifite, umuntu ahita gusabamo ubwoba mu gihura ako kanya bwa mbere, ubundi agahera ko akakwicaza hasi koko. Icyiciro cya 3 ngo mwese kirabagora kandi cyarabananiye kugenzura amarangamutima yanyu. Ngo ntuzongere gufata ibintu ngo ubyegereze umutima. Abaguhemukira byose bikuba mu buzima ni ibintu bisanzwe rwose. Ntukabyegereze umutima. Ngo tangira ugenzura ubwoba ugira, kandi wige kwihangana. Ntuzongere kwigiranya n'abandi. Wowe uriwe wowe kandi gutyo umeze. Ntukigiranye n'abandi guhera uyu munsi, kandi umenye intege nkeya zawe kandi uzikosore. Ibabarire ku bitagenda neza, ko ubuzima ni ukwiga. Hanyuma ngo ujye wishimira bike cyangwa se byinshi ufite mu buzima. Ngo jya ushyiraho intego ugenderaho, kandi ukore bya bintu wumva ubundi bidashoboka, ubigerageze. Jya wishyiriraho intego ntoya washobora kugeraho, kandi wihembe igihe wazigezeho. Uduhembo tutagomba kuba ari twinshi cyane, duke. Ujye nk'ahantu ufate kamwe, aho ni urugero. Iga kugenzura ibyo ushoboye kugenzura mu buzima bwawe. Ngo kandi jya wimenyereza guhura n'abantu utazi bashyashya mu buzima, kandi ujye winjira muri bya bindi wumva bigutera ubwoba, ubigerageze. Nuko uzamura icyizere. Sibyo turiho? Icyiciro cya 5 kigizwe no kwiyubakamo imyumvire mizima, imitekerereze mizima. Ngo jya wirinda amazimwe no kunegurana, kuvugagura abandi, kandi ngo ntukaburane n'uwo ari we wese. Jya uvuga ibyiza ku bandi,
kandi uvuge uziga. Urugero, igihe uvuga ku bandi. Utangira umenye ibyo ushoboye gukora mu buzima. Wiyegereza abantu bagufasha kwiyubaka mu buzima, babandi murota kimwe, mushaka kugera ku bintu bimwe. Gerageza ureme ikintu kimwe cyihariye kuri wowe, kimwe bareba bakavuga bati cyaza uriya muntu. Ngo ibyo bakuvugaho ujye ubyakirana yombi kandi uciye bugufi. Ibyo wibwira ko udashoboye birwanye muri wowe, byajwi riguca intege buri gihe, kandi ngo ube utewe ishema n'uwo uri we umunsi ku wundi. Ngo burya numara kwisobanukirwa uzabasha kugenzura buri kimwe. Reka tuvuge ku cyiciro cya nyuma, aricyo kwiga kuvuga. Biroroshye ntukugere guca abantu mu ijambo, ako kantu kabanze kajye mu mutwe. Ujye uvuga ukoresha utumenyetso tw'amaboko n'isura igihe biri ngombwa. Ikindi ngo irinde kuba imvuzivuzi, kuvuga amagambo menshi, kwiyahuza amagambo menshi. Hanyuma na nyuma ngo ujye ubashuwa, ujye uvuga ibyo uzakora, ibyo uvuga bisobanure kandi ubisobanuze ibikorwa byawe. Abantu bazakubaha, icyizere cyawe kiziyongera, ibintu bizongera kukunanira n'ibiki muri ubu buzima. Reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi ahangaha. Gahunda ni gahunda, ni uguhura ubutaha mu kiganiro gitaha. Samuel Mugisha niwe mwari kumwe. Reba munsi iyi video ukanda ahantu handitse subscribe, nibwo buryo ubasha kudushyigikiramo, ndetse n'ubikora uzajya unabona ubutumwa buri ko dushyizeho video nshya nk'izi ngizi. Nitwa Samuel Mugisha, reka tuzahure gutaha. Ni kuri Tele Montagne Rwanda.